Showbiz News Rwanda. Umuhanzi Rizagwira Florian wamamaye mu muziki nka Yamano yashyize yemera ko abana n'umukunzi we ndetse ko mu minsi ya vuba arakora ubukwe. Yamano nk'umwe mu bahanzi bakizamuka neza cyangwa bari kuzamuka neza mu muziki w'u Rwanda yatangaje ko amaze igihe abana n'umukunzi we kandi mu gihe kiri imbere azakora ubukwe agateranya inshuti n'imiryango bakabaha umugisha mu bukwe n'ubundi busanzwe bukorwa mu muco nyarwanda. Ku rundi ruhande kandi Obita Ntazinda Erasme wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga icyaha cy'ubushoreke no guta urugo kuri ngubu yarekuwe ku itariki ya 9 Gicurasi 2025 nibwo habaye isomwa ry'urubanza rwa Ntazinda Erasme wari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga ubushoreke ndetse no guta urugo. Yewe nitwa Ferrez, ingi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira uzajye ucikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho. Aya ni amakuru n'undi tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cy'iminota mikeya tubagezaho buri munsi. Ni mwebwe tuba tubikorera, ni mwebwe tubikorera, niyo mpamvu n'ubundi tubikora everyday. Hanyuma kandi ubwo ngubwo duhita n'undi twinjira muri iyi nkuru ya Rizagwira Florian twihuse cyane. Nkuko nari mbivuze, yavuze yuko mu minsi mike yarakora ubukwe. Ibingi ni ibintu yasubiyemo inshuro nyinshi ndetse anabirahirira mu kiganiro yararimo arakorana na MI Empire ndetse anongera kubyemerera abanyamakuru ba Nyarwanda. Bivuze ko ibyo yavuze atabeshyaga cyangwa se ngo abe yikinira, ni ibintu yavugaga avugishije ukuri. Yamano yavuga ko yishimira kuba abana n'umukunzi we ndetse ko bimutera imbaraga mu rugendo rwe n'ubuzima bwo hanze bw'umuziki, ndetse anatangaza ko impamvu yo gushaka umugore ari uko yari wenyine kandi akaba yaragiraga irungu cyane. Ubwo rero yari mu kiganiro yagize ati uko iminsi izajya ishira uzajya ugenda ubibona, biragoye kumva nsubiyemo ijambo kandi maze gukura ngiye kumupapa kubera ko ngiye gushaka umugore kandi naguke. Rero uyu nguyu yagarukaga ku byo bamubwiye ko ashobora kuba ashatse umugore akiri muto. Yamana avuga ko yifuza kuzabyara akiri muto kugira ngo azarere umwana we akiri muto ndetse anatanga uburere bwiza kuri abo bana be. Mu magambo yagize ati n'ubundi se ngenda nkura kandi akaba ari ibintu nzasanga nkabona nintabikora ariko nzarushaho guhomba kandi nkunda abana pe. Nkibaza kubyara mfite imyaka 40 nkasanga umwana wanjye azajya imyaka 10 mfite imyaka 55 kandi icyo gihe umwana azagera mu gihe cy'ubujene warashaje bakajya kubukopera ahandi bakaba banamwigisha imico mibi. Yesu urumva nyine we abasobanura yuko uramutse ubyaye ufite umwana ufite imyaka 40, umwana wazagira imyaka 50, umwana wa afite imyaka 10. Bityo rero we nukuvanga ashaka kwigisha abana b'imico myiza bakamwigiraho iby'iyi minsi ubujene nyine nibyo bwashaka kuvuga aho kugira ngo babirebere ahandi. Kandi najya ngo natubwiye muri comment koko ubundi nibyo ko umwana nibyo koko ko umubyeyi yategeza ngo abyara afite imyaka 40 uzasange umwana we agize imyaka 10 umubyeyi afite 55 kandi ari umwana w'imfura. Imagine this, wahitamo icyo ari nkawe. Urumva ari iki cyaba ari cyiza cyagakozwe ari ukubyara umuntu afite imyaka mikeya nka 25 30 ku buryo n'ubundi azarira umwana we azagira imyaka 50, umwana we nawe ari muri 25 gutyo. Umva icyiza cyagakozwe ari ikihe. Hanyuma kandi ubwo yakomeje avuga ati yakomeje avuga ko nyine iby'ubukwe bwo buhari ariko n'ubundi yavuze ko nubwo iby'ubukwe bihari ariko ntabwo arateganya igihe kiri fixe kivuga ngo iyi tariki nibwo nzakora ubukwe. Yatangaje ko igihe azakora ubukwe kitazwi neza ariko bikaba ari mu ntangiriro z'umwaka utaha. No kuvuga ngo ubundi azabanza habe ibindi bisanzwe cyane nko kujya mu murenge gufata irembo. No kuvuga ngo rero yahisemo kutagaragaza umukunzi we. Yampano yavuze ko nibamara gukora ubukwe atazigera mushyiraho igitutu cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo bazabikora mu bushake bwe. Gusa icyo abona cyiza nuko atajya ku mbuga nkoranyambaga kubera ko n'ubundi kuba uri ku mbuga nkoranyambaga hari ukuntu bigenda bikagira bantu bakwinjira cyane tu. Sinzi mba mujya mukunda kubibona ko aba baji bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Nyine famille yawe ntabwo ibiri, nzigo navuga famille yawe ntabwo ibiri secure yuko nyine ifite amahoro.
kuri ruhande nk'uko nari mbivuze rero uwo bita Ntazinda Erasme wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga icyaha cy'ubushoreke no guta urugo kuri ngubu yamaze kurekurwa. None tariki ya 9 Gicurasi 2025 nibwo habaye isomwa ry'urubanza rwa Ntazinda Erasme wari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga ubushoreke ndetse no guta urugo. Ubwo rero urwo rubanza rwe rwari ruteganijwe tariki ya 6 Gicurasi 2025 rwari rugiye kuba. Umuhagarariye mu mategeko yavuze ko hari imbogamizi z'uko urubanza rutakomeza ndetse umucamanza arebye izo mbogamizi asanga zifite ishingiro, urubanza rero ruza gusubikwa. Kuri uyu wa gatanu rero umucamanza yatangaje ko hasuzumwe nanone inzitizi zituma urubanza rudakomeza, urukiko rugasanga izi nzitizi nanone zifite ishingiro. Indi mpamvu kandi nuko umugore w'ingu Ntazinda Erasme ari nawe akoreye icyaha yababariye umugabo we ndetse akandika urwandiko rugaragaza ko yamubabariye. Uyu nguyu Ntazinda Erasme ubundi like nayuse nabanje kuvuga bundi abantu batamuzi ni wari meya w'akarere ka Nyanza. Wari meya w'akarere ka Nyanza yafashe hagaragaye ifoto hari umukobwa uri muri office ye cyangwa se umugore dono. Rero abantu bamwotsa igitutu, abantu bamushyira ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati ibi ntabwo byari bikwiye nk'umuyobozi. Ariko nanone nkibaza ngo nanjye narasheka nkareba ni cye cyaha no mugabo yakoze. Yego urumva kuba afite umugore bwo akaba byakitwa ko yamuciye inyuma bwo like urumva ni ibintu byumvikana guca inyuma umugore, ariko mu itegeko ubundi bivuga yuko uwakoreye icyaha cyo gucibwa inyuma cyangwa se icyaha cy'ubushoreke cyangwa guta urugo iyo yemerewe guhagarika urubanza aho rwarugeze hose mu gihe bibabariye uwamukoreye icyaha cyangwa se ubwo no kuvuga ngo nimba umugabo ababariye umugore cyangwa se umugore akabarira umugabo aho urubanza rwarugeze hose rugomba kuba rwahagara kubera ko ni icyaha n'ubundi kidakomeye cyane wavuga ngo ni nka yacitse amabere. Ni ibintu bisanzwe wenda nuko aba yafashwe kandi abagabo benshi akenshi cyangwa abagore benshi these things ibintu bikunze kubaho, ahubwo abafatwa nibo bacyane ya minsi 40 iba yageze. Niba wemeranya nanjye ubitubwire muri comment, ariko kandi niba utanemeranya nanjye ubitubwire muri comment utanga igitekerezo cyawe kubera ko ibitekerezo birafunguye. Then ndakeka nuko nguko rero bimeze. Yari amakuru aba yagezwe agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi ku rundi ruhande hanyuma kandi ku rundi ruhande nk'uko ejo twakoze inkuru yo bita Grace Room Ministries cyangwa se bita Pastor Julienne. Kuri ubu ngubu nanone umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yatangaje ko nta gikuba cyacitse kubera ifungwa rya Grace Room, ahubwo ko icyemezo cy'ikigo gihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyangwa se Rwanda Governance Board kigaragaza ko hari ibintu bimwe na bimwe byakorwa kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Gahongayire rero uzwi cyane mu ndirimbo nka Ndanyuzwe yavuze ibi nyuma y'ifungwa rya Grace Room biturutse ku cyemezo cya RGB cyasohotse ku wa gatandatu tariki ya 10 Gicurasi 2025. Muri icyo cyemezo RGB yavuze ko Grace Room yafunzwe kubera ko hari ibitagenda neza mu mikorere yayo. Mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga Gahongayire yasobanuye ko Grace Room ari igisobanuro cy'icyumba cy'ubuntu, aho yavuze ko Grace Room atari inyubako gusa ahubwo ari umuryango w'ubuntu aho abantu babonye amahirwe yo gukira, kuramya ndetse no kubohoka. Yavuze ko ibyo byose bidashobora gufungirwa ahubwo ko bizakomeza kubera ko Grace Room ifite intego yo gufasha abantu. Mu magambo yagize ati muri ubwo buntu harimo gukira indwara, kuramya Imana no kubohoka. Ibyo ntabwo rero byose byafungiranwe ahubwo bizakomeza kandi byiza bizakomeza kugaragara. Aline Gahongayire rero yabwiye abagiriwe amahirwe yo kuba muri Grace Room ko ubwiza bwa kabiri buzaba burusha ubwa mbere, ariko kandi nanone ukamenya ko ibingibi byabaye bitewe nuko like hari ibitari byuzuzwa, ibingi rero byamara kuzuzuzwa ibindi bikagenda neza. Yavuze ko isohoka ry'itangazo rya RGB rigaragaza ko hari ibikwiye gukosorwa kugira ngo Grace Room ikomeze kurabagirana maze ngo ikomeze gufasha abanyarwanda mu buryo bwiza. Yavuze ko kandi nta gikuba cyacitse kuko RGB nk'umubyeyi urebereye igihugu yifuza ko Grace Room ibi ya mbere. Ati RGB ni umubyeyi uturebera iyo umwana wa kabiri like igihe cyose umubyeyi ashaka kaba uwa mbere. Icyo RGB ishaka nuko Grace Room ibi ya mbere, kandi kugira ngo ibi ya mbere hari ibyo bagomba gutunganya
bitandukanye. Rero Gahongayire yakomeje avuga yuko ibikorwa bya Grace Room byakozwe muri Beka Arena ndetse n'ibiterane byo hirya no hino bigaragaza ko bayobowe n'Imana kandi bafite ingaruka nziza mu rubyiruko no mu muryango nyarwanda. Yavuze ko kandi nyuma y'ibitangaza yabonye mu minsi ishize harimo ubuhamya bw'abitabiriye ibikorwa bya Grace Room bagaragaza ko binyuze muri gahunda ya Grace Room bakiriye agakiza, baretse ibiyobyabwenge ndetse hari n'ababyeyi bagaragaje ko bakiriye inkuru nziza mu muryango. Aline Gahongayire rero yifashishije ubuhamya bw'abitabiriye ibikorwa bya Grace Room aho bamwe bavuze ko baretse ibyaha, asaba ababarizwa muri Grace Room gukomezanya amavuta yaturutse mu myigishirize ya Pastor Julien Kabanda kandi bakumva ko igihugu kibifuriza ibyiza. Yavuze ko nubwo yitabiriye ibikorwa bya Grace Room inshuro imwe gusa yishimiye ibyiza Pastor Julien Kabanda agezeho, ati dufatanye dusengere Pastor Julien tumwereke ko ibyiza yaduhaye atabyaye abagwingira ahubwo yabyaye abakuru. Gahongayire rero yasabye abantu batanze ubuhamya muri Grace Room gukomeza gusengera igihugu n'imiryango yabo, ati igihugu n'umubyeyi kirashaka ko umwana abo wa mbere, Imana bamugisha kandi kuramya gukomeze kuba kwinshi muri mwe. Numvaga rero ntabiceceka kubera ko nanjye ndi umuramyi. Nuko nkuko rero Gahongayire we abibona ku ruhande rwe. Showbiz News Rwanda.